aza waba wavuze uti ese umurwaza ni muntu ki nicyo kibazo cya mbere uwo murwaza rero ni uwo nguwo ni umuntu wihangana ni umuntu witanga n'umutima we wose kandi umurwaza ntabwo avuga ati reka ngeragezeho iminsi 2 n'ibyanga nditahira oya aza wese ahaguruka yumva yiyemeje kuza kurwaza uwo muntu atitaye ngo si umuntu indwara arwaye azakira cyangwa nazakira erega burya Hakizimana burya ababyeyi bita neza ari usanga umubyeyi risi umwana we Hakizimana dukomera ihangane nakira ubu Imana irahari Imana iradutabara Imana naho irahadukura kuko yabonye hari undi basezereye ntakavuga ati buriya ninjye ugiye gukurikiraho buriya ninjye ugiye gutaha Yesu nashimwe cyane none haravuga ati kubwira neza umurwayi bimukiza kuruta na rwa rushinge bamuteye ikindi aravuga ati kubaho neza kurya neza kumushakira utuntu ari burye ashoboye atari ukuvuga ngo uramuzanira umwumbati uramuzanira umuceri umuntu urembye ntabwo akeneye uwo muceri akeneye akantu koroshye ari burye kakamugwa neza wavuga utese noneho abatagafite bigende biti ahangaho ni kote yindi ikomeye Imana niyo itanga byose tuba dusaba kinini ngamuhe naho tubona rwose amurambikaho ikiganza naho tubona yirukana abadayimoni yaramubwiye ngo ikorere haguruka Yesu nashimwe ndibaza nkanjye nkavuga ariko bandi bari kumwe ukidendezi ubwo basigaye bavuga iki siko manwe ibaze nta murwaza afite umuntu kandi urabona kuntu iyo tubona ishusho ya Yesu kuntu yarameze ubonaga ari umuntu usanzwe utanakubaha pe wiciraho yiyambariye kamambiri n'ikanzu hanyuma akabwira undi muntu ngo ikorera uburiri ugende amaze imyaka 38 hari abahamaze iryo joro babajugunyemo bakize batashye ariko wa wundi ahamaze imyaka nta muntu umurwaza haciyeho umuntu witambukira atikorera uburiri bwawe ugende noneho basize babandi bafite abarwaza bafite byose yewe banaryamye neza bahindurirwa neza hanyuma mbwira wasigara uvuga iki rero icyo bidusaba ni iki ni ukwizera amahoro y'Imana umugisha w'Imana ufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Mpumuriza TV ni ukuri ni ibyishimo turanezerewe kuba uyu munsi wa none tugiye gukora ikiganiro muraho neza yego amahoro y'Imana wanye namwe kuri twese mbere yuko nsuza abirwota amasimbi ndabasuhuje amen eka mpere Burengerazuba Burasirazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru umujyi wa Kigali n'intara twitiriye intara ya gatandatu y'abadiaspora abantu mukunda Mpumuriza TV abantu mwakoze subscribe Imana y'amahoro ibaho umugisha abantu namwe mugiye kureba kino kiganiro mukaba mufasha umwanzuro wo gukora subscribe namwe Imana y'amahoro ibaho umugisha nitwa Emmanuel Tuyishimire nanone uyu munsi rero bampaye uburenganzira bwo kuyobora ikiganiro cy'uyu munsi na mami wacu reka tumusabe dutangire dusenga Imana tumara gusenga Imana noneho uyu munsi ikintu nifuje yuko nza kumubabariza kugira ngo dufashe gusobanukirwa nacyo kuko ni ibintu asa nkaho amazemo iminsi akoreraho ubushakashatsi agenda abona yitegereza umubyeyi rero ikaze mu isengesho dutambire maze dutangire ikiganiro mwakoze cyane kadushima Imana data mukunzi mwiza tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu mwami urukundo rwawe ruratunyura iteka iyo tugenda iyo tuvuga iyo turyamye mu mirimo yose ya buri munsi tubera Imana tukabibona n'uyu munsi tuguhaye icyubahiro kuko waraturinze iminsi yose yatambutse imyaka yatambutse kugeza aya magingo turi amahoro umugisha rero abadukurikiye bose mwami mu biganiro dukora buri gihe ujye ubaha umugisha kandi ubagirire neza bijye bibabera iby'akamaro bakuremo inyigisho kandi bahumurizwe kuruta ibindi byose turagushima ko mushe gusenga kwacu ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen amen uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kiganiro abantu benshi batatekereza yuko twakiganiraho kuko ubundi hari topic umuntu ageraho avuga ati ariko umugani
dushimira abantu mwese iyi Noheri mwajyanye ibyo kurya cyangwa se igisuperi wari burye bavuga cyangwa isorori igisuperi bavuga isorori bitewe n'umuco n'ururimi ntara rw'ahantu abantu mwakiriye abantu mutazi ngo mugemuriye cyangwa se mushyiriye ibiryo umuntu runaka aho ukavuga uti ku byo twari turarya reka hari umuntu yenda waba uri mu bitaro utabonye umurwaza utabonye umugemurira utitaweho reka ngende mbaza abantu bari mu bitaro mbabaze se hari umuntu waba ukeneye ibyo kurya ni ukuri turagushimiye Imana y'amahoro iguha umugisha kandi wagukira mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha umugisha w'Imana itanga nawe ujye uhora ukugeraho kandi ibyo wakoze ni bimwe Yesu azabaza ngo igihe nari ndi mu bitaro mwarangaburiye mwarangemuriye nige mwabizaniye babandi bamubaza ati twakubonye ryari ariko babandi nabo bamubaza ati natwe twese twakubonye ryari kigiye mwakubikoreraga umwe muri bene data muri bene so ninjye mwabaga mubikoreye rero uyu munsi wa none nifuje kuba nababariza ese umurwaza ni muntu ki icyo ni ikibazo cya mbere yenda turagenda numara kubidusobanurira turaza tureka mbibarize rimwe noneho turagenda twibutse yenda ese umurwaza akwiye kuba yujuje izihe ndangagaciro ikibazo cya gatatu ese hari umuntu udakwiye kuba umurwaza watangira rero utubwira umurwaza ni muntu ki murakoze cyane Imana iguha cyane ubusobanuro Imana y'amahoro iri guha gufasha cyangwa se gutuma ubutumwa bugera ku bantu benshi kandi bugahembura benshi Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane uyu munsi rero mbanze mbifurize ibihe byiza aho muri hirya no hino abagikomeza kwizihiza Noheri n'abanyu ku isi hose Imana ikomeze buzuze umunezero ikomeze kubagura hanyuma mutibagiwe abo mugenzi wacu namwe yamaze kutubwira kwa muganga abarwayi cyangwa se abakene aho utuye ushobora gusanga ufite n'umuturanyi arwaye cyangwa se akennye ababaye adafite icyo kurya ni byiza rero kumusanga mugasangira yabivuzeho neza ati abagerageje gushyira mu masorori cyangwa se mu mabakure se cyangwa no mu isafuriya mu bisuperi mu ndobo ahantu hariho hose hatuma ugera ku muntu wawe ni ukuri ababikoze mwese Imana ibaha umugisha wowe watekereje kuvuga reka ngabanye kuri uyu muceri reka ngabanye kuri aya mashaza reka ngabanye cyangwa se reka mwoherereze na momo ngukanda akanyenyeri ariko iriya sorori ya momo iraryoha cyane abakoze kuri ako kanyenyeri rero mu koherereza abandi Imana ibaha umugisha cyane kandi icyo wakoze ushobora kugikora ugira ngo ni akantu koroheje ariko ni ukuri Imana ibagurire kandi ibahaze kuko nyuma yaho ugenda wumva ingaruka kuva umuntu aragutelefona Emmanuel akubwira ati warakoze cyane ukibaza se nakoze iki akandi ugakora akantu wumva ugira ngo ugakoze ni akantu koroheje ufashe ku byawe ariko nyamara kiriya kintu uba ukoze kiba ari icy'agaciro cyane Imana rero ibaha umugisha bagerageje gufata ku butunzi bwanyu kandi batabonye ubutunzi gusa ukamugeraho ukamubwira uti mwene da ihangane nanjye nakomeze ariko reka tumwe twiringira Imana yacu izatugirira neza Yesu nashimwe cyane rero arambajije ngo ese umurwaza ni muntu ki bakundwa kwitwa umurwaza ni impano idasanzwe ni impano nk'izindi ntabwo ari ikintu gusa umuntu ahaguruka ngo agiye kurwaza oya maze n'ababana mu nzu hari igihe mugenzi wawe urwara yakuka umunabi ukahita nawe urakara ugacaho ariko kwitwa umurwaza ni talent Yesu nashimwe cyane umurwaza ni umuntu urwaza udashoboye tuvuge ngo hari umuntu urwaye yaba ari mu bitaro yaba ari mu rugo rwe ukavuga uti njyewe ngiye kurwaza umuntu runaka kandi uwo muntu urwaye ashobora kuba ari umuntu ufite indwara imubabaje cyane ashobora kuba ari umuntu urembye ariko ukavuga uti njyewe ngiye kumwitangira mbese umurwaza ni umuntu witangira undi ni umuntu witangira ubabaye akumva ko agiye kubabarana nawe akamufasha muri ubwo bubabare kugeza igihe abusohotsemo uwo niwe muntu witwa umurwaza waba ufite ibifatika waba utabifite ukavuga ngiye gutanga amaboko yanjye uwo ni umurwaza hari umurwaza mu buryo butandukanye ashobora kuba ari umurwaza afite amafaranga ariko adafite uwo mwanya akavuga ati ngiye gutanga amafaranga nohereza uyu muntu
agenda arwaze runaka, uwo nawe ni umurwaza mu buryo bwe, aba yagerageje gutanga amafaranga ari bufashe uriya murwayi. Noneho hakabaho umurwaza nyirizina. Rero iyo uvuze umurwaza ntabwo abantu bumva amafaranga cyane, bahita bumva wa wundi ubuze akicara akaguhindukiza, akakuhagira, akakugaburira, akakubaza uko umeze, uwo niwe murwaza. Rero uwo murwaza kenshi usanga bimubamo, ni ibintu bimubamo, ntabwo ari ibintu yigishwa, kuko tubonye benshi bagenda bagahugurwa, ariko kandi ya karagita, ya kamere itubamo, kwa kundi duteye twaremwe, ntabwo twese dutera kimwe. Hari igihe umwe aba afite kwihangana undi atagufite, noneho yaza yarwaza kandi wa muntu afite indwara imurya cyane, wamufata ku kuguru akaba aragututse, wamufata ku kuboko akaba akutse umunabi, noneho nawe atari talent yawe, atari impano yawe, ugahita urakara ukanamusiga. Tujya twumva ubuhamya bwa benshi bavuga ngo uriya muntu kumurwaza ntabwo bishobotse, ariko umuntu ufite talent ntabwo ari uko avuga, arihangana bakamutuka bakagira gute, ariko akavuga ati mpaka uyu muntu azakira, cyangwa se azagira ate, azapfa. Kuko iteka iyo umuntu arwaye aba yifuza gukira, ariko noneho ubushake bw'Imana ntituba tuzi ngo ni ubuhe, ariko uko Imana ibishatse hamwe no kwihangana ushobora gusoza neza ugakira. Wa murwaza arishima cyane, aranezerwa, kuko aravuga ati narihanganye, ndwaza uyu muntu mu ntambara zitoroshye, ariko Imana yangiriye neza, arakira, turataha. Abarwaza bose si uko bapfusha, kandi abarwaza bose si uko bakiza. Rero umurwaza ni wa wundi wihangana akageza no ku munota wa nyuma, abaganga bagusezereye cyangwa se bakubwiye bati byanze birarangiye, imbaraga zacu ntabwo zigarukiye, uwo ni umurwaza. Umurwaza rero wamusobanura mu buryo butandukanye, bamwe bitewe n'imiterere ye, bitewe n'uwo yarwaje. Burya n'indwara turwaza ziratandukanye cyane cyane pe, ziratandukanye. Ushobora kurwaza nk'umuntu asanzwe ari umuntu ugira umushiha, noneho hakongeramo uburwayi bikaba ikibazo. Wenda umuhayeho urugero, hari igihe nigeze gukorera ahantu kera, reka niye kuhavuga, hataba hari abantu bahibuka. Noneho hari umuntu twakoranaga, yagiraga umushiha mubi cyane, yagiraga umunabi pe, n'abakozi dukorana ugasanga araguka inabi benshi. Noneho uwo muntu aza kurwara, araremba, bashaka n'indwara barayibura, baravuza, ariko bari n'abakene batishoboye cyane, ariko ugasanga aruka inabi, ari abantu bahuye nabo ku kazi aho arabuka umunabi cyane. Byari kera nyiri umukobwa. Noneho uwo muntu aza gupfa, nicyo cyantangaje mu buzima, sinari nzi ko bibaho. Noneho uwo muntu kubera n'umudamu we yamukaga inabi, n'utwana tutavuga mu rugo, noneho kuko aho nari ntuye twasa nkaho twegeranye, mwicishayo nkababaza se amakuru yanyu mumeze mute. Noneho umudamu akambwira ati hora ceceka, ceceka wikomereze, ntabwo bimeze neza. Kandi wahura n'umugabo hirya nkabona aramvugira, ukabona aravuga ahekenya amenyo, ukavuga ntabwo ariko mana, uyu muntu arwaye indwara ki ituma amera gutya, uyu muntu ni ikihe kibazo? Abaganga iki gihe ngira ngo bari batarabona iyo wenda hari ubushobozi bwamenya indwara zose, yaba ari sida, yaba ari kanseri. Niba yararwaye kanseri ntabyo twamenye pe, yarinze apfa tutamenye icyamwishe. Noneho icyo gihe amaze no gupfa, ariko urumva umugore yari yarabonabonye cyane, yarabayeho nabi, n'utwana twe tutavuga, ubibona ukabona ko abana bafite depression, mbese bafite kwiheba gukabije. Noneho bukeye uwo papa aza gupfa, apfuye bamwe byaranangaje. Ubundi tumenyereye abantu bagoye, hari umuntu wapfuye ko abantu baza gutabara, bakavuga n'ibintu, bakavuga ibintu byinshi, ariko uwo muntu uzi ko yapfuye ntihagire abantu batabara, hatabaye abakorega, abantu twakoranaga nibo baje, nitwe twamushyinguye twenyine. Birambabaza, ndavuga ariko ni ukubera iki? Noneho umudamu tuza kuganira, avuga ati yari umunyamwaga, nta nubwo namwegera, kumurwaza ni ikibazo. Rero bigatuma nanjye mutinya no kumwegera, ugasanga arashaka no kundya inzara. Ndavuga rero burya hari ukurwaza, ariko noneho hakabaho n'umurwayi. Kenshi hari igihe usanga umurwayi ari umugwaneza pe, ukamurwaza akihangana, ukanamusengera, abazi gusenga, ukamubwira amagambo yururuza. Uwo muntu biroroshye kumurwaza, ndetse mukarinda mukagera no ku munota wa nyuma, ehita muganga agusezereye, cyangwa se anaruhutse, Imana ikamutwara. Iki gihe n'umurwaza ataha anezerewe, aravuga ati naragerageje, uyu muntu yambereye umurwayi mwiza, naramurwaje, nakoze uko nshoboye kose, nubwo byanze ariko nakoze
uko nari nshoboye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko umurwaza waba wavuze ati ese umurwaza ni muntu ki? Nicyo kibazo cya mbere. Uwo murwaza rero ni uwo nguwo, ni umuntu wihangana, ni umuntu witanga n'umutima we wose. Kandi umurwaza ntabwo avuga ati reka ngeragezeho iminsi 2 n'ibyanga nditahira. Oya, aza wese ahaguruka yumva yiyemeje kuza kurwaza. Uwo muntu atitaye ngo si uyu muntu indwara arwaye azakira cyangwa nazakira. Erega burya hakiza Imana. Burya ababyeyi bita neza, ari gihe usanga umubyeyi risi umwana we hakiza Imana, biza Imana. Buriya ibintu byose ni Imana ibizi. Umuganga yakora, yagutera urushinge, yakora ibyo akora byose pe, kandi Imana ijya umugisha abaganga. Ni ukuri ni abatabazi bibanze, ni abatabazi baramira ubuzima bwa benshi, batabara imitima ya benshi pe. Tujya tubibona, Imana ijya umugisha kandi ijya ibongerera ubwenge n'ubumenyi kugira ngo bakore inshingano zabo neza. Hanyuma rero uwo murwaza iyo abonye yagiye agahuza noneho n'umuganga nawe akabimufashamo, birashoboka ko bafasha n'uriya murwayi. Noneho wa murwayi bakamworohereza. Iyo bamworohereza nawe ayagira ituze, ahita yumva agize kwizera, akavuga ati nzakira. Burya nta muntu urinda apfa atazi yuko azakira. Uretse njya numva bavuga ngo abakuru ababyeyi bakuze ngo bajye bamenya iyo bagiye kuruhuka. Abakecuru n'abasaza yagiye kuruhuka arabyumva, yewe akanasezera, yewe akanababwira ati uyu munsi ntuve hano, yewe akanamubwira ati ariko uyu munsi nimundekeho gato yanduhuke. Ariko akaruhuka hari ikintu avuze, uburyo bari buvuge batari ko yabitubwiye, abasigaye bagasigara babivuga. Rero uwo murwayi abifashwamo n'umurwazi hamwe n'umuganga. Yesu nashimwe cyane. Rero wavuze uti character cyangwa se indangagaciro ziranga umurwazi. Ubundi umurwaza ni umuntu w'umugwaneza, ni umuntu utarambirwa, ni umuntu wihangana, ni umuntu uvuga amagambo meza, afite umutima mwiza wo kwihangana pe. Nk'uwo muntu nakubwiye twakoranaga, yaza kugira umugore mubi yakaba yaramutaye akigendera, kuko yari umuntu mubi pe, arwana kandi ari abakene, mu kubaho kwabo ari ugupfundika. Ariko nuko avuga ese uyu muntu niba afite umugore umwihanganira gutya, ariko akaba ari umunyamushiha, ese character yamwihanganira ni iyihe? Ni wa murwaza wihangana uko byaba bimeze kose, akavuga ati uko bimeze kose ngiye kwihangana. Kuko yari afite kwihangana byatumye akomeza kurwaza umutware we arinda asaza. Ariko biza kuba ari undi akaba yaramutaye. Tujya tubibona, tujya tunabyumva hanze babivuga, kuva ngo umuntu yararwaye aramusiga agasigara wenyine. Noneho uyu murwayi asigaye wenyine afatwa, none uburwayi bumubana bwinshi, agira kwiheba. Reka twifashishe icyanditswe wenda aricyo tugenderaho, kiri muri Yohana ibice 5. Yohana ibice 5, iyi ni inkuru abantu benshi bazi. Umuntu wari ku kidendezi imyaka myinshi cyane, imyaka myinshi pe, ariko Yesu ajya arahanyura. Nk'uko Yesu nawe ajya kugenderera aho urwariye hirya no hino, ahangaho mu bitaro, mu ngo, aho uri hose, Yesu akahagera ukumva ihumure rije mu mutima wawe, karahino wari ufite ukumva karagabanutse, bwa bubabare wari ufite ukumva buragabanutse. Buriya Yesu aba ahageze hamwe n'abaganga baba batwitaho umunsi ku wundi. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ku murongo wa 5, wa 6 hamwe n'uwa 7. Haravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara. Iyo nkuru murayizi cyane, ni ukuyisoma kugira ngo mwumve ko twifashishije ijambo ry'Imana. Hariho umuntu wari ufite indwara, ayimaranye imyaka myinshi, imyaka 38. Ni imyaka myinshi, nyamara hariho n'abamara umwaka umwe cyangwa se amezi ugasanga yihebye. Hari n'uwo babwira ngo urwaye iki n'iki, agahita ajya muri koma agapfa. Ariko uyu muntu yari amaze imyaka 38. Yesu nashimwe cyane. Ngo Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu ajya amenya ibibazo turimo. Niyo mpamvu ngira ngo bihanganisha nanone bakundwa aho muri hirya no hino. Yesu ajya amenya ibyo turimo, wabivuga utabivuga, Yesu arabimenya. Kuko urumva Yesu yaritambukira, ntabwo yari azi abo bamera ku kidendezi ukuntu bamerewe. Urashaka gukira? Yesu ashimwe cyane. Nta nubwo yamubajije ngo mbese urwaye iki, ese kuki uri hano, ese kuryamye kuri icyo kirago bimeze bite?
oya Yesu ntabwo ari ko yamubajije, yaramubajije ngo mbese urashaka gukira. Noneho ibaze umuntu akubajije atyo Manuel, kandi umaze iyo myaka 38 wanavuga utari kwina waranshinyagurira, ese uyu nguyu arambaza ashaka iki? Kuko Yesu yarayibonaga ko yarumye yarashize, ararwaye pe, ariko aramubaza ese urashaka gukira? Undi yakamubwira ati ariko se wowe nubibona ko mbikeneye? Yesu nashimye. Yesu ngo yamubonye ngo arabimenya ko amaze igihe kirekire none ntiyahitira ko kumukiza, Yaha. ahubwo ahitira ko kumubaza. aha Kandi uyu murwayi ahubwo se uyu murwayi ubu yari afite abarwaza? nta murwaza yari afite, kube turabimenya hepfo hakurikiraho. Hepfo ku murongo wa 7 haravuga ngo umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nyiza undi ananga kumanukamo. Yesu nashimwe cyane. Biragaragara ko uyu muntu atari afite umurwaza, nibura hafazari n'abandi bafite abarwaza. Arabitubwiye ngo iyo amazi yihindurije ngo abandi bahita bajugunyamo ababo, we yaba akiyandayanda akibitekerezaho, wenda se ahindukiza akaguru n'akaboko undi akaba yagezemo, bikaba birarangiye. Noneho urumva yaramubaje ati urashaka gukira? Undi atangira kumubwira ibijya bimubaho, kugira wenda yumvaga ati wenda nimba umubwira arambera umurwaza wenda yagumana nanjye, hanyuma wenda akaza kumfasha mu gihe amazi ari bwihindurize akanjugunyamo. Hanyuma amugira muri aya ngayo, aravuga ati ya mazi yihindurije nyiza undi ahita nangamo. Yesu nashimwe. Ariko Yesu yamaje ngo mbese urashaka gukira? Kubera iki? Wenda Yesu asanga afite umurwaza, yari kumubaza ati ese umurwayi wawe arwaye iki, mbafashe iki? Ariko we cyo yavuze yaramubaje ngo urashaka gukira, kuko Yesu yarabimenye ko arwaye. Rero turimo turavugana n'abadukurikira, ushobora kuba urwaye, waba uri mu rugo rwawe Yesu arakubona, waba uri mu bitaro Yesu arakubona, nta na hamwe Yesu atabona. Wavuga utavuga Yesu arakubona, si ngombwa yuko ufite umurwaza. Iyo ufite umurwaza ni byiza, araguterura muravugana, iyo mukeneye umuti muganga aramutuma, ni twinshi cyane. Ariko noneho Yesu wagera na hahandi abaganga batagera, kuko abaganga ntabwo bagera mu mitima yacu. Abaganga bavura bitewe n'ibyo twababwiye, cyangwa gusuzuma agafata amaraso, imashini zikamubwira ngo uyu muntu bimeze bityo, ariko ibyihishe mu mutima utavuze ntabyo umuganga amenya. Yesu ashimwe cyane. Noneho ku murongo wa 8 haravuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Yesu nashimwe cyane. Urumva Yesu we arenga uburwaza, arenga bya bindi dutekereza ngo iyo mba nari mfite amafaranga, iyo mba nari mfite umurwaza, iyo mba nari mfite mama na data, iyo mba nari mfite inshuti yanjye ya bugufi, iyo mba nari mfite umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye, iyo mba nari mfite abana bakabaye bandi hafi. Ariko Yesu ajya arenga nk'uyu mugabo wari ku kidendezi, nta murwaza yari afite Manuel, ahubwo Yesu yaramusanze amenya yuko akeneye gukira. Ese waba ukeneye gukira? Wowe udukurikira urwaye, wowe ufite ibibazo bitandukanye, waba ushaka gukira? Niba ushaka gukira, ese waba unarwaje, ariko uwo murwayi wawe ashobora kuba atazi ko akeneye gukira kubera ububabare bwamurenze, uburyo atazi igikurikiraho. Ariko wowe nk'umurwazi ushobora kuba utazi icyo umurwayi wawe atekereza mu mutima. Ariko Manuel, tujya dukora ibintu byo kwizerera abandi. Umurwayi wawe ukamwizerera, ukavuga uti Imana njyewe mfite kwizera, uyu muntu ndwaje ararembye nta nubwo avuga, ariko ndahagaze mu cyimbo cye nyiza. Ubwo ugasenga nk'aho ari uwo muntu urimo gusenga, ukamenya ko akeneye gukira. Hari naho umuntu agera akajya muri koma. Iyo ari muri koma ntabwo aba acyumva, ntamenya icyo abaganga bakora, ntamenya n'uwamubwiye ngo komera, naho umubwiye ntabyo amenya. Noneho wowe umurwaza uhagarara mu cyimbo cyangwa wundi urwaye ukamwizerera, kandi ni ukuri birakora Manuel, birakora, hanyuma Imana igakora imirimo yayo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma wavuze ngo indangagaciro z'umurwaza. Rero indangagaciro z'umurwaza ni ukuba uri umugwaneza, uri umuntu uvuga neza. Burya umurwayi ntabwo aba akeneye umuntu umubwira nabi, kuko iyo umubwira nabi bimurimo, ububabare burimo kumubwira yuko atazakira. Ukuntu arimo gutaka akeneye umuntu umubwira ngo komera, ihangane reka umuganga agiye kuza, komera rega birashira, ihangane rega Imana irakuzi. Nubwo atari bubyumva uwo mwanya kubera ububabare, ariko kubera yuko umubwiye iryo jambo
mu kanya arasigara aritekerezaho avuga ati ariko wa mugani ni Imana yonyine aha ngaha yanabara, atari Imana ntabwo nahikura. Iryo jambo riragenda rikamukiza. Ndi kuri iyo ndangagaciro, hari ahantu twigeze kuba dufite amateraniro, haza umuganga uvura kanseri, noneho twari dufite nka semina, araza kuduhugura, ahugura abantu batarwaye. Araza ikintu aratubwiye ati umurwayi aba akeneye ibintu 3 cyangwa 5. Aratubwira ati ikintu cya mbere umurwayi akeneye kubwirwa neza. Ati kuko iyo umubwiye neza yumva afite ibyiringiro, yumva avuga ati rwose ndakira. Uramubwira iti ukomera, ihangane, nakira, ubu Imana irahari, Imana iradutabara, Imana naho irahadukura. Kuko yabonye hari undi basezereye, ntakavuga ati buriya ni njye ugiye gukurikiraho, buriya ni njye ugiye gutaha. Yesu nashimwe cyane. None haravuga ati kubwira neza umurwayi bimukiza kuruta na rwa rushinge bamuteye. Ikindi aravuga ati kubaho neza, kurya neza, kumushakira utuntu ari burye ashoboye, atari ukuvuga ngo uramuzanira umwumbati, uramuzanira umuceri. Umuntu urembye ntabwo akeneye uwo muceri, akeneye akantu koroshye ari burye kakamugwa neza. Wavuga utese noneho aba atagafite bigende biti. Aha ngaho ni kote yindi ikomeye. Imana niyo itanga byose tuba dusaba. Yesu nashimwe cyane. Ikindi aravuga ati umurwayi aba akeneye umuganga umwitaho, umuganga umubwira neza. Ese wari uzi ko n'abaganga burya ari impano? Burya nabyo ni impano. Burya umuganga upfa kuza gusakaza akubwira ngo hindukira, agiye gutera urushinge, nsanze ufite malariya. Burya uwo ngo ntabwo agukiza, ahubwo akwicira rimwe. Ariko umuganga araza akakubwira neza, akubwira ati hangane, agatangira kukubaza n'icyo urwaye, wumva muri we wamwakiriye. Ariko yaje atavuga acecetse, areba mu mashini akubwira umeze ute, urumva ubabara hehe? Oya, ubundi umuganga aba akwiriye nawe kuba umurwaza, akaza akubwira neza. Yatangiye akubwira neza, kwihanganisha, komera, bibaho ariko reka tugerageze hamwe n'Imana uraza gukira. Icyo gihe n'umurwayi ahita yumva muri we ari bukire. None se nujya wumva abakecuru bagenda kwa muganga, muganga akaba agashaka indwara akayibura, noneho yayibuze icyo akora amwandikira ngo twa paracetamol. Umukecuru agataha yishimye kubera iki? Gusa kuko umuganga yamuganirije, akamuganiriza, akamubaza amateka, akamubaza uko yashatse, ese bite, mwahungiye he, utwo tuntu bamubaza tugahita tumuturisha, agahita yumva uyu muntu ugiye kumuvura ni umuganga pe, kandi akabyishimira, agataha yakize. Kubera iki? Ni mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ibyo byose ni indangagaciro z'umurwaza. Icya mbere umurwaza yavuga neza, akihangana naho umurwayi yamwuka inabi, akabyirengagiza, akavuga ati uyu muntu ikimutera kuvuga nabi ni igiki? Nta kindi, ni ububabare arimo kumva. Yesu ashimwe cyane. Rero izo ni indangagaciro z'umurwaza. Agomba kuba ari umuntu wihangana kugera ku munota wa nyuma. Niyo uwo muntu yaba yakubabaje pe, ubona akubwiye amagambo mabi, hari n'abatukana, agatukana uburyo yanakwegera akaba yagukurura n'ishati cyangwa se ibyo wambaye. Kubera iki? Ubwenge ibintu byivanze, mbese ntabwo arimo kumva neza. Ariko niba nanagututse wimusubiza. Oya, umurwaza mwiza ntabwo asubiza umurwayi buryo. Ushobora kwihangana ukajya no ku ruhande ukababarirayo, ukaririrayo niba wumva byakubabaje binakubwiye, hanyuma ugahindukira ukaza n'umwereke ka gahinda no kubabara. Ndumva indangagaciro z'umurwaza ni nyinshi cyane pe, ni nyinshi. Ariko umurwayi aba akeneye umurwaza uri bumubwire ayo magambo yururutse umutima. Wari uzi kubwira n'umuntu ko ari bukire kandi mu isegonda ubona byarangiye, ubona pe n'umuganga yakubwiye ati ntabwo biri butungane, itegura ahubwo mujye kureba ukuntu mumwakira mu rugo. Hanyuma mu kanya wowe ukamubwira utari kwihangana, reka dusenge. Iyo uri umukristo uremera mu gasenga, ukamwatuza, ukamubwira amagambo meza, akaruhuka aguwe neza, akagenda pe atababaye, atumva utamwutse nabi. Burya inabi ni mbi cyane. Bakundwa barwaza, mujye mwihangana, mubwire neza abo murwaje. Yesu ashimwe cyane. Yego. Ese hari ntuza ndabyita wakoreshaga ijambo munabi, turabigorora gute kugira ngo yenda bijye mu kinyarwanda cyiza? Yego, buramfasha bamwe. Hari uburakari, n'uburakari se imico
imvugo mbi, umurwayi hari karacteristique nizo nshaka kubaza karacteristique imico n'imyitwarire imico n'imyitwarire umurwayi ashobora kugira ku buryo byatuma umurwaza na za ndangagaciro zishobora kutaba nziza bitewe n'umurwayi. ako ni akantu nje gutekereje abantu bahise batekerezamo. yego ni umunabi. ariko ni indanga. Yego ni umunabi. urabona iyo umuntu arwaye babara aba afite uburibwe bwinshi, aba afite atekereza ibintu bitari byiza byinshi, akumva mbese muri we nta munezero. yego nta munezero afite muri we. noneho rero yahuye n'umurwaza mubi utamubwira neza, noneho nanjye kugarura rya jambo twavuze ry'umunabi, akumva noneho uburwayi bwe bukazamuka cyane, akarwara kurushaho. burya uzarebe Manuel, niyo umuntu akubwiye nabi utarwaye urababara, ukumva urababaye mu mubiri, ukumva urahinduwe, ukumva mbese ntabwo uguwe neza pe, ukamara n'umunsi wose ubitekerezaho wibaza ariko buriya yanjijije iki, kuki yambwiye kuriya. noneho niba umuntu muzima utarwaye bimubera gutyo, hari n'abarwara pe akajya mu buriri akaryama ngo kanaka yambwiye nabi, kanaka yagize atya, akarwara akaremba. kubera iki? kubera rya jambo ryaturutse ahantu hatari heza. rero umurwayi iyo yumvise ibyo bintu, bishobora kuba wenda ariyo kamere ye mu busanzwe, ariko birashoboka ko abitewe n'indwara. ibyo byose rero umurwaza agomba kubimenya, ukamenya ngo uyu muntu asanzwe muri karagita ye, mu ndangagaciro z'uyu muntu ndwaje, n'ubundi asanzwe ari umuntu utoroshye. bibaho pe, noneho y'indwara yikubisemo, noneho biba bibi cyane. rero ibyo ni umurwaza ugomba kubimenya, akamenya ukuntu abyitwaramo. abadukurikiye rero mukomeze mugubwe neza kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe. ni ukuri niba tugeze kuri uyu muntu tutarakora subscribe, ni igihe cyawe cyo gukanda kuri subscribe. aho hepfo niba ubona hakiri ibara ry'umutuku cyangwa se umukara, hatariho akantu nyine kakwereka yuko wakira notification, ahubwo ari uko ubonye iki kiganiro ari umuntu ukikoherereje, nyabona akanda kuri subscribe. nega ntacyo bitwaye. ikibazo cya gatatu nari nakubaje, ese hari umuntu udakwiriye kuba umurwaza? murakoze cyane Manuel, ni ikibazo cyiza kandi ndibaza n'abadukurikiye ko ariko nabo barimo babyibaza. wenda akisuzuma akavuga ati ariko se izo ndangagaciro ko nazifite, njyewe kwihangana si ibintu byanjye, njyewe ntabwo nakutegereza imyaka myinshi. ni benshi batwara abantu kwa muganga bakabasigayo, akihangana iminsi mike, yabona umuntu adakira, noneho muganga yavuga ati uyu muntu indwara arwaye ntabwo azakira, undi akanyerera ati ndaje ndagarutse, akagenda ntazagaruke, bakamuheba. hari umwana nigeze gukurikira bajugunye gutyo, baramujugunye, basanze afite kanseri. iwabo ngo baramubwira ngo mama w'umubyara Manuel, ngo aramubwira ngo nta mafaranga agifite yo kumurwaza, ngo amafaranga afite makeya, ngo agiye kurihirira barumuna be n'abasaza b'amashuri, ngo we ntacyo amutezeho kuko n'ubundi ntabwo azakira. uwo mwana naramukurikiye, hari abanyamakuru bagiye kumusura, numva ndababaye. ndavuga ababyeyi natwe tujya tubigiramo uruhare cyane mu kurwaza. umubyeyi ni wowe ukwiriye no kurwaza neza cyane kuruta na rubanda. Yesu nashimwe cyane. hanyuma rero wavuze ati ese hari umuntu udakwiriye kurwaza? oya, mu by'ukuri kurwaza, kuba umurwaza mu by'ukuri oya. navuga ngo oya, navuga ngo yego, dukurikire za ndangagaciro. buri muntu wese yaba umurwaza, kuko nawe ntabwo uzi ejo ukuntu bizaba bikumereye. ese niba utihanganiye uwo muntu urwaye, yaba ari mama wawe, yaba ari papa, yaba ari mukuru wawe, yaba ari musaza wawe, cyangwa se n'ababyeyi bawe, cyangwa se ababyeyi ubu wenda ari umwana wawe, n'uwo mwana nkubwiye, niba udashoboye kumwihanganira ngo umurwaze, ese wowe uzi ejo bizaba bimeze bite? ko nyine bavuga ngo bucya bucyana ayandi. ejo ntabwo uzi ukuntu buzacya. ushobora kwanga kumurwaza, ejo nawe bikabikuguyeho. ariko mu by'ukuri navuga ngo buri muntu wese yaba umurwaza bishatse, kuko nta n'impamvu yo kutarwaza umuntu, kuko ni wowe ingororano zijyaho. iyo ugiye ugafasha uriya muntu udashoboye kwifasha, ukamurwaza, ukamwihanganira, ibyo byose Imana irakugororera, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nari ndwaye nimwandwaza, nta kintu mwamfashije pe, nimwansuye. Yesu nashimwe cyane. ngo nari nshonje nimwangaburira. wenda reka tuvuge kuri uwo murwayi, yari arwaye
ariko ntabwo wamusuye ntiwamwitayeho nta kintu wamukoreye. Ibyo byose rero tubikora tuvuga ngo ingororano turimo kwigirira neza. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero buri muntu wese abishatse yarwaza. Bakundwa badukurikiye, waba ufite umurwayi wirambirwa, ihangane. Nubwo ubona kuvuna, nubwo ubona bitinze, bakanga yarakubwiye ati ntabwo azakira uwo muntu, urumva mbese urambiwe nk'uwo mwana w'umukobwa mbabwiye. Ariko ihangane. Ariko n'ubunaniwe no kwihangana wimubwira nabi, kuko urumva uraba umuteye indwara ebyiri. Niba kumurwaza ubona utabishoboye, haguruka ugende. Imana izaca inzira uwo muntu abona umuntu umurwaza, aho kugira ngo umubwire nabi. Ni ukuri wahaguruka ukagenda, kuko asigara ababajwe nuko adafite umurwaza. Ariko Imana ni nyiri humure. Imana ijya yiruka ikaza igahumuriza, nk'uko yasanze uyu muntu wari ku kidendezi ikamukiza. Yesu aramubaza ngo urashaka gukira? Uko Yesu rero yaciye kuri uwo muntu akabimenya, ni nk'uko n'uwo muntu wo kugira ngo umubwire nabi, musige wigendere, Yesu araza kuza amugirire neza. Hanyuma rero kurwaza buri muntu wese yarwaza pe, abishatse afite izo ndangagaciro. Urihangana, nta kindi bigusaba. Avuga ati se ndihangana kugeza ryari? Uyu mwana w'umukobwa bari bamaze kumubwira bati ntuzakira, ni kanseri. Nyina aramubwira ati komeza wirwaze. Ngo ise aramubwira ngo nateze kuzamubona. Ise ngo yari yabaye umuntu w'inzoga wibereye ngiyo. Ariko umwana afite kwizera, niba akiriho simbizi pe, ariko nzangira nkurikirane ndebe. Aravuga ati jyewe mfite kwizera ko nzakira. Ati kandi ninyira, ati nzabera benshi cyane umugisha. Ati nzafasha mama mwereke yuko byose bishoboka. Ati na data, ati data bo nta nubwo yiza nansura na rimwe. Ati nararwaye banjyana kwa muganga ameze nabi, ariko data ati numva amakuru ngo aragiye abaye umusinzi ku muhanda. So ukumva uwo mwana yumva ayo makuru amusanga, naho biramubabaza. Akavuga ati data yakabaye anyitaho, data yakabaye anshugurikira, mama yakabaye, none mama yarandetse ngo amafaranga afite ntabwo yayanshiraho, ntiyamvuza, ntiyangemurira, n'imiti byari bimugoye kuyibona. So none ukumva umwana afite ababyeyi baramutaye, noneho akumva ayo magambo ngo ntacyo tugushaka kuko n'ubundi uri umupfu. Uribaza nk'uwo muntu, uwo mwana apfa kabiri. Hafazari mwihorere, wicecekere, amenye atekereze yuko namwe mwapfuye, aho kugira ngo umubwire ayo magambo avuga koko uzi ko umubwiye ngo ntabwo uzakira, mbese ubumuciriyeho iteka agihumeka. Uwo mwana ariko afite kwizera. Rero ndabwira abarwayi ngo nimwizere, akira umwami Yesu, ugire kwizera mu mutima wawe. Kwizera nibyo bya mbere. Iyo wizeye, Mwuka w'Imana kumanukamo, akaguha kwihangana, akaguha kureba n'abandi hirya ukuntu barimo kubarwaza neza, wowe udafite umurwaza, ukavuga uti uko Yesu yagendereye umwe ari ku kidendezi, kandi hari abantu benshi Manuel, hari abarwayi benshi banarwaje, ariko uwo nguwe ahari yarabarebaga akavuga ati we nanjye niba nari mfite umurwaza, nanjye niba nari mbonye umugira neza unterura akanjugunyamo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaramubonye, amenya yuko akeneye ubufasha, akeneye ubutabazi. Nawe rero murwayi wikwiheba, wivuga ngo nanjye yomba nari mfite umurwaza. Oya, ahubwo mbere na mbere icyo wifuza, ifuze umwami Yesu, ifuze kwakira umwami Yesu mu buzima bwawe. Hanyuma nahagera araguhindurira amateka, arahindura byose pe. Nawe arakubwira nk'uko yabwiye uyu muntu ari ku kidendezi, ndikorera uburiri bwawe. Naho tureba Yesu nibura azana ikinini ngamuhe, naho tubona rwose amurambikaho ikiganza, naho tubona yirukana abadayimoni, yaramubwiye ngo ikorere, haguruka. Yesu nashimwe. Ndibaza nkanjye nkavuga ariko bandi bari kumwe ku kidendezi ubwo basigaye bavuga iki? Siko Manuel, ibaze nta murwaza afite umuntu, kandi urabona kuntu iyo tubona ishusho ya Yesu kuntu yarameze, ubonaga ari umuntu usanzwe utanakubaha pe, wiciraho yiyambariye kamambiri n'ikanzu. Hanyuma akabwira undi muntu ngo ikorera uburiri ugende. Amaze imyaka 38, hari abahamaze iryo joro babajugunyemo bakize batashye, ariko wa wundi ahamaze imyaka nta muntu umurwaza, haciyeho umuntu witambukira ati ikorera uburiri bwawe ugende. Noneho basize babandi bafite abarwaza, bafite byose, yewe banaryamye neza, bahindurirwa neza. Hanyuma mbwira wasigara uvuga iki? Rero icyo bidusaba ni iki? Ni ukwizera. Twizere umwami Yesu, ijambo yavuze ngo no kubikora azabikora. Icyo bidusaba ni ukwihangana.
tugategereza. Ese wambaza ngo ndategereza se kugeza ryari? Ntabwo tubizi. Gushaka ni ukuwiteka. Niyo dusenga turavuga ngo reka ubushake bwawe bube. Tuba dufite ibyo twifuza mu buzima bwacu. N'uyu murwayi yari afite ibyo yifuza, kuko dore ikibitwereka, Yesu yaramubajije ngo urashaka gukira, atangira kumubwira ibibazo. Nawe waba ufite ibibazo wumva wabwira Yesu akugeza imbere, wabwira umuntu ukomeye akugeza imbere, akakubwira ati ese urumva ushaka iki? Nawe hari ibyo wumva wamusubiza. Siko bimeze. Ariko noneho emerera uyu mwami Yesu nk'uko yabajije uyu muntu, akamusubiza uburwayi bwe no kubabara kwe. Yesu akamubwira ati wowe haguruka wikore uburiri bwawe ugende, reka twizere Kristo. Uyu mwaka ugiye kurangira, ndakwifuriza kwizera Kristo, kugira ngo icyo kibazo urimo, izo ngorane urimo, ibyo bibazo urimo kunyuramo, ni ukuri nta kindi cyagufasha kugira ngo ubisohokemo neza atari ukwizera umwami Yesu. Yego. Mu munota umwe cyangwa nakwibaza cyangwa se niba hari ikindi mwakongeraho mwa kino kiganiro, ariko kijyanirane n'ikibazo cyari gisa nk'ikibazo cya kane, nubwo mwagiye mubikomozaho ariko ntabwo nabura kubivuga. Ese ni izihe ngaruka z'umurwayi utagira umurwaza? Yego. Ingaruka rero ku murwayi udafite umurwaza, kenshi bagira umunabi, barababara, bagira agahinda kenshi kiyongeranya ku kandi. Urabona yararwaye ababaye, ntanafite umuntu umwegura, noneho nta n'umurwaza umubwira ngo reka mwegurireho gatoya. Agira agahinda kenshi mu mutima we. Kandi uwo muganga, icyo nari nibagiwe kukubwira Manuel, iyo umuntu arwaye akagira agahinda kenshi, ngo seli z'umubiri we zirapfa, abasirikare b'umubiri we barapfa. Noneho uko abasirikare barimo bapfa, indwara ikamurembya cyane. Abasirikare kenshi iyo bashize mu mubiri biba birangiye, nta mbaraga, urumva ko nta kindi kintu uba ugifite mu mubiri wawe. Rero wa muntu kubera agahinda afite, kubera ububabare, nta muntu afite umwitaho, umurwaje, umubwira neza, agahinda kamubana kenshi, akamanuka akanapfa vuba. Ikindi arifuza, akabona ibyo barimo bakorera bagenzi be hirya, akavuga ati iyo mbona nifite umurwaza nanjye abangiriye kuriya. Agasonza, akabura umuntu umuramiza n'utuzi, akavuga ati niba nari mfite. None ako kantu kuvuga ngo niba nari mfite, kwifuza kwa buri kanya, akabona abandi binjiranye amasorori, baraje bagiye hariya bagaburiye uriya, abana baraje bifotoje nawe, inshuti n'abavandimwe, we nta muntu urimo kuza iwe. Agira agahinda mu mutima, uburyo uwo muntu kugira ngo uzamumare agahinda ntawe akamumara uretse umwami Yesu. Rero ndabifuriza kugira ngo umwami Yesu yururuke mu mitima yabo. Ni ukuri umwami Imana yururuke mu mitima yabo kugira ngo bakire ihumure. Yewe n'abariya barwaza badafashijwemo n'Imana ntago barwaza neza, ariko babifashijwemo n'Imana bararwaza. Rero murwayi udafite umuntu ukurwaje, ndakwifuriza ihumure ry'Imana, ndakwifuriza inkomezi iturutse ku Mana kugira ngo wakire iryo humure, nta kindi cyagukomeza. Kandi Yesu arakuzi nk'uko yamenye wa wundi ari ku kidendezi, akamubaza ngo mbese urashaka? Nawe nje kukubwira ngo Yesu arashaka yuko umubwira ngo yego, nanjye ndashaka. Aho uri nyemerera tubigendanemo, tuvuge ngo Yesu ndashaka, nawe bisubiramo aho uri. Ni ukuri aho urwariye, waba uri mu rugo cyangwa se uri muri prison, aho uri hose bwira Yesu ngo Yesu ndashaka gukira, nta bindi akubaza. Hanyuma ubwite ndakwemereye, ngwino muri jye unyize, kugira ngo nanjye ninsohoka nzatanga ubuhamya, mbwira abandi ngo Yesu arakiza. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bishimire abatangiye kino kiganiro mukaba munagishoje. Imana barebe neza. Niba wari ufite umurwayi wari umaze gucogora mu mutima wawe, iri ni ijambo rimanukiye wowe. Kandi nawe niba warajyaga wirengagiza inshingano zo kurwaza, nyabuna tera intambwe, kuko kuba byo byonyine bihurirana nawe n'amaso yawe ukabyitegereza, urwo ni urubanza rushirwa imbere y'amaso yawe, uzarubazwa kuri ujya munsi tuzaba twicaye imbere y'intebe y'imanza. Ikindi nsoza nsaba ko mami yasenga, navuga ijambo rivuga ngo buri gihe cyose ubonye umurwayi, jya utekereza uti ejo nanjye ndamutse ndwaye, yego,
ukumuteye amaso nka wa wundi bakubise bakamusigaho gake ngo apfe, abantuza bakamucaho ntavuze n'abandi bakamucaho ngo ariko umusamariyakazi w'umugiraneza. yego umusamariya mwiza Umusamariya mwiza. nari nongewe kazi. umusamariya mwiza ngo amunyuzeho amushyira ku ndogobe ye, Yego. amujyana mu icumbi. Yego. si nacyo cyonyine yakoze, asiga imigabane 2 yego kandi ngo amwumuza amavuta y'igiciro. amen ubwo harimo ubwiru bukomeye cyane Yego. nabwo bugaragaza ko ari Kristo yego uwo musamariya mwiza. rero ndabashimiye cyane, nabasaba mugasenga Imana tugasoza. murakoze cyane. amen data tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza, ijambo ryawe rihumuriza. Kristo ngo wabonye wari ku kidendezi ngo umenya neza yuko arwaye kandi amaze igihe kinini cyane. Kristo ndasabye ngo usange aba barwayi aho barwariye hirya no hino, basange ubakize kuko urabishoboye, urabizi neza buri umuntu aho ababariye. Umusange mwami wanjye. Hari abasezerewe kwa muganga, hari abari mu ngo zabo, hari abari muri prison, abo bose basange mwami, ubasange ufate ku mitima yabo, ubasange bumve ihumure kuko aho ugeze byose birahinduka. Twarakubonye si rimwe si kabiri, twarakubonye ukiza, twarakubonye uhindura amateka y'abari bamaranye uburwayi igihe kinini, abaganga barababwiye ngo ntabwo bishoboka. Twarabibonye rero ubikora, na n'uyu munsi uracyakora. Ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri ni kuri, ngo kandi ni nakuzahora. Rero Kristo ndasenze kugira ngo usange buri muntu wese aho ababariye, ukubwira ngo yego, ukwakira muri we. Kristo umusange umukize, hanyuma nawe ahaguruke yikorera uburiri bwe, agenda ahamya kugira neza kwawe. Tuguhaye icyubahiro kumvishe gusenga kwacu, byose ni mu izina ryawe Kristo dusenga twiringiye kubyumvise. Amen. Amen.